turabasuje mwese aho muriho hirya no hino ku isi ndetse no mu Rwanda. Uyu muri kumva ni Ephraim Uwimana, twagarutse niyo bita novo cyangwa inkuru bita the pearl cyangwa iyo bita the pearl, biterwa nuko ushaka kubivuga cyangwa nuko wabifashe. Harabita the pearl, harabita the pearl ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Gusa ntabwo twita ku bya pronunciation. Niba ushaka kumenya uko bisomwa urajya muri dictionnaire, ikindi kumva biri kungora. Niyo mpamvu rero uyu munsi tugiye kuyibasobanura, njye ndavukoresha ijambo the pearl kuko niryo namenyereye. Noneho the pearl yanditswe n'uwo bita John Steinbeck, akaba yari umwanditsi w'igihangange mu buvanganzo bw'Abanyamerika. Mbere na mbere turavuga aho yasohokeye, hanyuma tuvuge amateka y'umwanditsi John Steinbeck. Yasohotse ari nka novela cyangwa inkuru ngufi, yasohotse bwa mbere mu mwaka w'1947. Ishingiye ku mugani wo muri Mexique, ikaba irimo abakinnyi nyamukuru mu Kino wari umurobyi mu mujyi wa Lapa, ndetse n'umugore we Joan ndetse n'umwana wabo Tito. Gusa mbere reka tumanze tuvuge ku cyo bita amateka ya John Steinbeck mu ncamake. Yavutse kuwa 27 Gashyantare 1902 i Sarnas muri leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amazina yose akaba yitwa John Ernest Steinbeck Jr. Yapfuye kuwa 20 Ukuboza 1968 i New York afite imyaka 66. Yize muri Stanford University hagati y'umwaka w'1920 n'1926, ariko ndasoje amasomo ye. Yakoze imirimo itandukanye irimo ubuhinzi n'ubwubatsi. Ibyo byamuhaye ubunararibonye bwatumye yandika inkuru zifite ishusho y'ubuzima bw'abakozi boroheje. Mu bihangano bye byamamaye harimo ibitabo birenga 30. Iby'ingenzi muri byo ni icyo bita Of Mice and Men cy'umwaka w'1937, The Grapes of Love cyasohotse mu mwaka w'1939, cyamuhesheje igikombe bita Pulitzer Prize. Icyo bita East of Eden cyasohotse mu mwaka w'1952, The Pearl cyasohotse mu 1947, n'icyo bita Kino cyasohotse mu mwaka w'1945. Mu bihembo yahawe rero mu mwaka w'1932 yahawe igihembo cyitwe Nobel, icyo bita Nobel Prize in Literature, kubera ubuhanga mu kwandika buhuza ubugeni, impuhwe n'ubusesenguzi bwimbitse ku buzima bw'abantu basanzwe. Mu nsanganyamatsiko yakunda kwibanda ndaho yari yandikaga ku buzima bw'abakozi bari mu cyiciro cyo hasi cyangwa boroheje, akandika ku bukene, irari, ubutabera ndetse n'ibindi byinshi. Akenshi yakoreshaga ahantu nk'uturere nka Salinas Valley aho yavukiye, n'inkengero za California aho yabaye, n'inkomoko y'inkuru ze. Ayo niyo mateka mu ncamake ya John Steinbeck Ernest Jr. akaba ari incamake y'amateka ye. Reka dukomeze ku nkuru nyirizina. Mu gitondo cya kare mu mujyi wa La Paz muri Mexique, tubonamo Kino, umugabo w'umurobyi ariko wari ukennye, n'umugore Joan hamwe n'umwana wabo Tito. Bari mu buzima busanzwe bw'ubukene ariko bafite ituze mu muryango, bafite amahoro mu muryango. Mu gitondo cya kare cyuje amahoro, harimo ikirere cyiza, akazuba karimo karasa, inzoka iruma ku Tito. The Pearl, iyi nkuru itangira ari nk'inkuru y'abantu bavuga bo mu mujyi wa La Paz. Bavuga ko ari inkuru y'umuryango wahuye n'ibitangaza ariko birimo n'akaga. Bamwe bakayibona nk'inkuru y'umugisha, abandi nk'iy'umuvumo. Ni inkuru y'umurobyi witwa Kino, umugore we Joan n'umwana wabo Tito. Mu gitondo cya kare Kino arabyuka, areba umugore we Joan n'umwana wabo Tito baryamye, bari mu nzu y'ibyatsi muri ya mudugudu w'abarobyi wa La Paz. Joan arimo gutegura amafunguro
naho Kino ajya hanze kureba ko izuba ryarashe. Bari mu buzima bworoheje. Mu gihe barimo kurya, Scorpio yambukira ku mugozi haryamye umwana. John abibonye arasenga cyane, avuga amasengesho menshi, ariko Scorpio biranga, igwa ku mwana iramuruma. Kino arayica, ariko umwana ntibyamubuje kwangirika. John asaba ko bajya kwa muganga, nubwo bari bazi neza ko umuganga atajya yita ku bakene. Baragenda bagira mu rugo kwa muganga, ariko umukozi ababwira ko muganga atari mu rugo. Muganga yumvise ko ari wa muryango w'abakene, yanga kubakira. Kino ararakara, akubita urugi, aragenda. Kino na John bajya kuroba kugira ngo babone amafaranga yo kwishyura muganga. Bageze ku nyanja, John asengera mu mutima, naho Kino ajya mu bwato bwe aroba mu mazi, agerageza gushaka icyo bita amapiyeri cyangwa ariya mabuye y'agaciro. Mu gihe arimo kuroba abona ibuye rinini cyane bitangaje, yabonye ni nk'ikintu kimeze gisingiye mu kintu. Ayifunguye asanga ari ibuye ry'agaciro kadasanzwe, the pearl. Ayiha John, baratangara. Ako kanya Tito atangira kugaragaza ibimenyetso byo gukira. Batekereza ko iriya the pearl izabafasha guhindura ubuzima bwabo. Amakuru yo pearl atangira gukwirakwira mu mujyi. Abaturanyi, abacuruzi n'abayobozi batangira kugira amatsiko. Buri wese atangira gutekereza uko yabyaza umusaruro. Muganga amenya ko Kino afite the pearl, ahita aza kumusura. Muganga aje avuga ko aje kuvura umwana, amuha umuti, ariko Kino aramukeka. Muganga aragenda, ariko Kino yumva ko ashobora kuba yamuroze. Ijoro riragera, Kino ahisha the pearl munsi y'igitanda, ariko nijoro umuntu arinjira ashaka kuyiba. Kino arwana nawe, aramukomeretsa. John atangira gusaba Kino ko bajugunya ririya buye kuko ibazanira amahano, ariko Kino aranga, avuga ko ari amahirwe yabo yonyine bafite mu buzima. Kino ajya kugusha the pearl ku bacuruzi bariya amapara. Aragenda ajyanye ku mucuruzi, ariko ku giciro gito cyane. Undi mucuruzi arayibona, nawe akaba ko nta gaciro ifite. Kino ararakara, yanga kuyigurisha, avuga ko azajya kuyigurisha mu murwa mukuru. Ijoro rikurikiyeho undi muntu aragerageza kwiba pe. Kino aramurwanya, ariko nawe arakomereka. John arongera kumusaba ko bayijugunya, Kino aranga. Mu rukerera John afata pe ajyana ku nyanja akayijugunya. Kino aramukurikira, aramufata, aramukubita. Mu gihe agarutse ahura n'umugabo ushaka kumwambura the pearl, bararwana. Kino aramwica. Agaruka mu rugo asanga inzu yabo yatwitswe, ubwato bwe bwangirijwe. Bafata icyemezo cyo guhunga. John Thomas mukuru wa Kino arabahisha. Ijoro rikeye baragenda n'amaguru berekeza mu majyaruguru. Mu nzira Kino na John bahungira mu butayu. Bamenya ko hari abagabo batatu bakurikiye. Abagizi ba nabi bashaka pearl bihisha mu buvumo hejuru y'umusozi hafi y'isoko ry'amazi. Nijoro abagizi ba nabi bagera hafi aho. Tito ararira. Umwe muri bo yumva ijwi rye, agira ngo ni inyamaswa. Arasamo. Isasu riramuhitana, ryafashe umwana. Kino nawe arasana nabo, arabica bose, afata imbunda yabo. Bukeye bwaho Kino na John basura mu mujyi bucece. John atwaye umubiri wa Tito, Kino afite imbunda. Bagera ku nyanja. Kino afata pearl, arayitegereza, abona ko yuzuyemo amaraso n'agahinda, ayijugunya mu nyanja. Biba birarangiye, iyo nkuru ikaba irangiriye aho. Aha nk'uko tumaze kubibona ni incamake y'uko inkuru yagenze. Gusa reka tujye mu busesenguzi turebe
utundi tuntu tw'ingenzi ukwiye kumenya muri iyi novel. The pearl niyo nkingi y'inkuru, niyo inkuru yose ishingiye, niyo mpamvu yitwa the pearl. Yagaragaraga nk'icyizere, amahirwe yo kuva mu bukene, kwiga, kugira agaciro. Igihe Kino yabonaga iriya the pearl, icyo gihe yahise atekereza ibintu byinshi: kwishyurira umwana we, kumuvuza, kuva mu bukene, kugira amazu, gushyingiranwa n'umugore we mu buryo bwemewe n'idini. Ariko uko inkuru igenda, the pearl ihinduka ishusho y'irari. Abantu bose barayirarikiye, bagira ubugome n'akaga, bituma Kino yica abantu benshi. Ibi bitwibutsa ko ibintu bifite agaciro si uko bigaragara, ahubwo ni uko tubibyaza umusaruro. Niyo mpamvu the pearl ari nk'icyifuzo cy'umuntu, gishobora kukuzamura cyangwa kukurimbura bitewe n'uko ugifata. Kino John na Tito wari umuryango mwiza wicisha bugufi, ubana mu bukene, mbese barakundanaga, wari umuryango wuje urukundo. Ariko irari rya Kino rituma atakaza icyari cyiza. John yahoranaga ijwi ry'ubwitonzi, ariko ntiyumve, akabwira Kino ko nta jwi the pearl itazabazanira ibibazo. Tito n'icyizere cy'ejo hazaza yahindutse igitambo cy'irari. Muganga, abacuruzi b'amapearl n'abayobozi b'umujyi bahagarariye ubutegetsi bw'akarengane, bari bafite ububasha, ariko bararenganyaga, bagasuzugura kandi bakambura. Kino n'umuryango we ntabwo bigeze bahabwa ijambo, nubwo bari abakene, kubera ko bari abakene. Mu mizi ya mbere Kino atangira ari umuntu wicishaga bugufi, ariko irari rye ryaramuhinduye, atangira kurwana, yakubise umugore we, yishe abantu, arahunga, bituma atakaza urukundo n'icyerekezo. Ibi bitwereka ko irari ritanga ari icyifuzo cyiza, ariko iyo ridafashwe neza rihinduka umuriro utwika. Nubwo Kino yari afite inzozi nziza, byarangiye byanze. Tito yarumwe na Scorpio, muganga amwima ubufasha, pearl izana akaga, amaherezo birangira Tito apfuye. Ibi bitwereka iki muri iki gihe? Bitwereka ko umuntu ashobora gupanga ibintu byiza muri iki gihe cyangwa mu gihe afite, ariko iyi si nayo ikabidupangira. Yari afite imigambi myiza ku mwana we, ariko byarangiye apfuye. Burya ibintu by'isi biturusha imbaraga, nubwo tuba dufite imigambi myiza. Ni isomo ryo kwemera ko hari igihe ubuzima butuganza, kandi tugomba kwakira no kurekura, kwakira ikije no kurekura ikigiye. John yavugaga ukuri, akaba kiriya pearl izabazanira ibibazo aho kubazanira umugisha, ariko ntabwo kinamwumva. Ibi bitwereka ko abagore bafite ubwenge n'ubushishozi, ariko ntibahabwa ijambo, cyane cyane muri ibihugu bya Afurika. Icya nyuma ni uko John na Kino bagarutse bucece, bafite umurambo bawuteruye, bagaruka mu mujyi bafite agahinda kenshi. Bikarangira Kino ajugunye pearl mu nyanja. Si uko itari gifite agaciro, ahubwo nuko yamenye ko icyifuzo cyiza gishobora kuba umuvumo iyo kidafite indangagaciro. Ibyo ni ibintu by'ingenzi tugomba kwigira muri iyi de pearl.
noneho reka dukomereze kubo bita aba characters, abakinyamukuru bavugwa muri iyi nkuru. Uwa mbere bamwita Kino, yari umugabo w'inzozi, ufite inzozi nziza ariko agira n'icyo bita irari. Yari umurobyi w'umukene utuye mu mudugudu w'abarobyi irapa. Yakundaga umuryango we, afite umutima w'ubutwari ariko kandi arangwa n'uburakari n'ubwibone, yahuye n'akarengane. Yatangiye ari umuntu wicisha bugufi, ariko nyuma yo kubona Pierre ahinduka umuntu wuzuye irari, atangira kurwana, kwica no gutakaza icyerekezo cy'ubuzima. Muri ubuzima ni ishusho cyangwa image y'umuntu usanzwe yifuza impinduka ariko agashukwa n'irari, akaba ari wo bita tragic hero, umuntu ufite intego nziza ariko nyine bikarangira nyine inzozi ze zipfuye. Uwa kabiri niwo bita John, yari umugore witonda urangwa n'urukundo. Yari umugore wa Kino, umubyeyi wa Kyotito, ushyira mu gaciro, wihangana, ufite ubwenge n'ubushishozi. Nubwo atavuga cyane, amagambo make avuga yabaga yuzuye ukuri. Niwe ugerageza gukiza umwana igihe rumwe n'inzoka, niwe usaba ko pi ijugunywa mbere y'uko izana amahano. Bikaba bigaragaza umugore w'umunyabwenge ariko utitabwaho. Akaba ari n'ijwi ry'ukuri rihora ritsikamirwa n'irari ry'abagabo. Bagabo rero muri kutwumva, mugomba kwita kuri iki kintu. Ikintu cy'ingenzi ari cyo kumva ibyo umugore avuga. Kyotito yari icyizere cy'ejo hazaza, yari umwana w'uruhinja wa Kino na John. Nta magambo avuga ariko niyo utuma ibintu byose bitangira. Arumwa na Scorpio, akaba ariwe Kino ashakira ubuzima bwiza. Niyo utuma Kino ajya kuroba akabona Pierre, ariko kandi niwe uvuga igitambo cy'irari rya se. Muganga, yari umuganga w'umuzungu w'umukoroni uba mu mujyi, warangwaga n'ubwirasi. Uwo n'undi mu character yanga kuvura Kyotito kuko ababyeyi be bari abakene. Niwe utangira kwerekana ko ubutegetsi bw'abakoroni bwitwaraga ku baturage badahuje amoko. Aza kuvura umwana nyuma yumvise ko Kino afite Pierre, akaba yerekana ko ubutegetsi burenganya abantu, aho bubafasha bashingiye ku butunzi si ku bumuntu. Abandi bavugwamo ni abacuruzi ba Pierre. Bari abacuruzi bigize ko bahangana ariko bose bakorera umuntu umwe. Noneho bose batekinikaga igiciro cya Pierre, cyangwa bakavuga igiciro gitoya cya Pierre kugira ngo bayigure ku giciro gito. Ubwo rero bari bafite icyo bita umururumba, ubusambo, kugira ngo bambure abakene. Berekana ku buryo isoko ishobora kuba igikoresho cy'akarengane. Kandi ikindi bigaragaza ko abakire bungukira mu bakene. Ubwo bari kwegura ku mafaranga make cyane bakigurisha ku mafaranga menshi, bigatuma bamukira akomeza gukira, mu gihe uyafashe nacyo bimumarira. Abagizi ba nabi, trackers, bari abagabo batatu bakurikirana Kino bashaka Pierre. Ntibavuga byinshi ariko bafite ubushake bwo kwica no kwambura Kino na Kyotito. Niwe watuma Kyotito apfa kuko bamurasira mu butayu. Gusa amaherezo nabo bose barapfa bishwe na Kino abarashe. Uwo bita John Thomas yari umuvandimwe wa Kino utuye hafi ye. Ashyira mu gaciro, afite ubwenge, arangwa n'ubwubahane. Niwe ucumbikira Kino na John, akabaha inama yo kwitonda. Abo akaba aribo ba characters bavugwamo mu nkuru. Noneho turebe ibibazo bikunze kubazwa muri iyi nkuru. Tugiye kureba ibibazo bigera kuri 3 by'ingenzi bishobora kubazwa. Kuko Kino atagurishije Pierre igihe abacuruzi bayimusabye ku giciro gito, kuko atayigurishije. Yanze kugurisha Pierre kuko yumvaga ko agaciro kayo karuta kure ibyo bamuhaga. Yabonaga ko abacuruzi bashaka kumwambura kandi ko Pierre ari amahirwe ye yonyine yari afite yo kuva mu bukene.
none niki gituma pe ihinduka umuvumo aho kuba umugisha? Nubwo pe yatangiye ari icyizere, yaje kuzana irari, inzangano, ubugome n'urupfu. Abantu batangiye kuyishakisha, byatumye Kino arwana nabo, baramukomeretsa, nawe arakomeretsa, yica abantu ndetse n'umwana we arapfa. Bigaragaza ko iyi peri yari umuvumo aho kuba umugisha, kuko mu mpera y'iyi nkuru Kino na John bagaruka bagenda, kuki bagaruka bagenda bafite umwana wabo mu nzira, baje batavuga. Mu ntangiriro John yakurikiranaga Kino, ariko mu mpera bagaruka batatanye, ntabwo bazana, mbese ntabwo bagendaga bari kumwe neza intambwe ku ntambwe, ahubwo umwe aza ari imbere undi ari inyuma. Ibi byagaragazaga ko bahanganye n'agahinda gakabije n'ububabare. Mbese nyuma y'akaga, oya, aha hantu tubivuze nabi, ahubwo mu mpera y'iyi nkuru baje bafatanye mbese nk'umugore n'umugabo. Ni nk'uko twavuga ngo bari bahanaga urubavu, mbese bafatanye neza. Kubera iki? Ni uko nyine mu mpera byagaragaza ko bahanganye n'agahinda ndetse n'ububabare. Byerekana ko nyuma y'akaga basigaye bafite ubumwe n'ubwubahane burenze mbere. Ibi ni ibibazo by'ingenzi bishobora kubazwa, ariko n'ibindi byinshi bigiye tuzagenda tubireba nyuma. Mwe muzakomeze mukurikirane iyi nkuru. Mwakoze cyane. Mwe kumwe nanjye Ephraim Uwimana kuri Philo King. Mwige gukora subscribe na share. Murakoze cyane.